nabibasobanuriye. Habura imyaka 600 ngo Yesu avukire ino. Noheli yari iriho. Ibyo ni amakuru, ni amateka. Icyo nashivugaga ni iki: dore robanura ukuri ukuvane mu binyoma byinshi wumvise. Niba ntari ibandi, ntabwo uyu munsi ngendereye kurema ishyaka, singendereye gushinga urundi rusengero rutandukanye n'amahame nizera, singendereye kubakururira mu bitugu byanjye tahi wawe, ariko mbona ukwiye gutekereza kabiri. Ireka kwishinga ibintu abantu bakoshya, ureke kurwana intambara z'amadini. Aya madini mureba ku isi, buri dini ryose rifite umuhamagaro waryo, rikagira na dogitrine yaryo, rikagira n'amahame byizera. Ariko reka nkubwire, utandukanye n'icyitwa amategeko y'Imana. Isabato ntabwo ari iy'abadive ngo uvuge ngo abadivantisiti abanyesabato. Oya, nuko bo baruhuka ku isabato bemeye irarika ry'Imana, bakaba bapfukamye munsi y'uyu mutaka w'isabato. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza kuri twebwe abagize umugisha n'amahirwe yo kugeza aya magingo, aya masaha tugihumeka. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mwe muri mu materaniro, Imana yabibashoboje. Hari n'abandi badafite uburyo bwo kuyabonekamo hano, bakurikirana icyigisho cyatambutse. Niyo mpamvu izi kamera icyo zibereyeho ni ukugira ngo umuntu utarabonye umugisha n'amahirwe yo kuza muri aya materaniro, ibi byigisho abikurikiranire iwe mu rugo. Hari abanyamakuru batandukanye, buri mugoroba baraza baje gufata ibi byigisho. Nababwiye impamvu y'izi kamera, nawe yayivuzeho. Yavuze yuko ubutumwa bwiza bugomba gucapwa bugashyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Uyu munsi turi guhurira n'abantu kuri Yorodani baje kubatizwa, barihaniye kuri izi kamera. Tuba dufite randevu zitandukanye zo kuganira n'abantu, tukabasobanurira impamvu y'isabato n'ibyo twizera. Ubutumwa barabumenyeye ahangaha. Rero n'utari muri aya materaniro ariko akaba yicaye iwe mu rugo, amenye ko aya materaniro ni Imana yateguye kugira ngo Imana izamufashirize aho ari. Ejo twize icyigisho gikomeye kivuga ngo umugabo Ruhangara yahangaye imfizi y'umwami, arangije ayikubita intorezo. Cyari gifite icyo kwibuka kivuga ngo akazakora ku muntu impamvu ingana ururo. Twize rero ibyerekeranye n'isabato, nayigishije umwuka arampamiriza, ku buryo umuntu wari uri hano muri uyu mugoroba washize, jyewe nta deni mufitiye. Navuye ku ruhimbo umwuka w'Imana ahamirije umutima wanjye yuko ideni ry'uwo muntu ngishyuye ku bibazo bijyanye n'ubusobanuro bwo kumenya ngo isabato ni bwoko ki, ni ukubera iki isabato ari umunsi wera w'Imana. Natanze ibihamya, nasomye ibitabo bitandukanye, nasomye we nkurikira, nasomye uruherekane rw'abapapa ko nasomye. Reka nkubwire, abantu barishije urwuri rwiza. Tugiye rero gusubukura iki cyigisho, ni nimero yacyo ya 2. Nuzagikurikirana agahingukira kuri iki, azamenye ko hari icyakibanjirije ajye kugishaka. Tugendane. Hano handitse ijambo rivuga ngo sohoka muri Babuloni. Babuloni ni iki? Babuloni yabayeho kera, ni umurwa mukuru w'i Babuloni, ariko umujyi mukuru nyine bawitaga Babuloni. Ni cyari igihugu, ariko kuki hari ijambo ryitwa Babuloni? Mujya mukunda kumva umuntu akubwira ati runaka, ati runaka ntumukinishe, uriya ni Babiloni. Babiloni ashaka kuvuga umuntu mubi, umuntu w'umugome, umuntu utagira impuhwe. Kuki hari haka kabyiniriro ngo runaka?
ntumukinishe uriya ni Babiloni. Ni imvugo zikunda gukoreshwa n'abana bo mu muhanda, ariko tugiye kurebera hamwe iri jambo ryitwa Babuloni. Babuloni rero ni izina ry'umujyi, ariko ubundi wakomotse ku mpamvu yo kubaka umujyi witwaga Babeli. Babuloni ya kera yayoborwaga n'abami bari batandukanye, ariko ndababwira uwitwaga Nebukadineza yayobowe n'abantu batandukanye. Amarembo y'i Babuloni yari afite amarembo 12. Aya marembo kandi yari n'Ishushani. Aya marembo kandi yari no ku murwa witwaga Yerusalemu. Kuki abantu ba kera bubakaga imijyi bakayiha amarembo? Nk'i Yerusalemu, abantu bubatse Yerusalemu nayo bayihaye amarembo 12. Ngo impamvu yari amarembo 12, buri muryango wose mu miryango 12 y'Abisirayeli hari irembo buri wese yagombaga kwinjiriramo. Umuryango wa Yuda hari aho wagombaga kwinjirira, wa Nafutali hari aho wagombaga kwinjirira. Ntabwo sinzi niba nzabona uburyo bwo kubigisha amakuru y'iyi miryango uko ari 12 y'Abisirayeli, n'uburyo buri muryango wose wari ufite karagiteri zawo. Kandi muri iyo miryango 12 y'Abisirayeli natwe niho dukomoka. Kuba ariho dukomoka rero, imico yabo uko yari itandukanye, bakomokaga mu miryango itandukanye, natwe niko dufite imico itandukanye. Ntabwo Yesu azadukiza, azaturokora akaga tudafite cyangwa tutarimo. Abisirayeli bakomokaga mu miryango 12, natwe tuyikomokamo. Umuryango wa Yuda ngo ni abantu babagaho bagira amahane. Ubundi igisekuru cya Yuda n'uyu munsi, umuntu ukomoka muri uyu muryango uzamubwirwa nuko adashobora kukwihanganira, uramukosereza gato agahita kwasa, arakwasa akakwangiza. Witwaga umuryango wa Zabuloni, ni abantu bagiraga ingeso yo kunegurana. N'uyu munsi abantu bakomoka muri uwo muryango arakunegura neza, yamaze kukuvuga ukuri n'uko utari. Ujya kumva ukumva aravuze ati jyewe ntago mwishimira. Ukumva rwose ari no kugutukira mu matamatama, ati nange agenda azunguza ruriya rutwe rwiwe, nange agenda azunguza kiriya gihanga, nange agenda akubita amaguru atanafite, agakubita ikibuno atagira. Abantu bakomoka mu muryango wo kwa Zebuloni n'uyu munsi, nubona ugira ingeso yo kunegurana, akantu kose wabonye ukakanegura, umuntu wese uko aguhagaze imbere ukamunegura, ukunyuzaho ukamunegura, uwo mwicaranye ukamunegura, ukanegura ibyiza n'ibibi, ujye umenya ko ukomoka mu muryango wo kwa Zebuloni niba utazi imico yawe, kuko n'abantu baneguranaga cyane. Oya, bibaye icyigisho byatuma buri muryango wose mbabwira, noneho umuntu akamenya ahantu yihishe n'aho ategerereje Yesu. Rero bose bari abanyangeso zitandukanye, ariko Imana yishimira kubakiza, ibagira ubwoko bwayo. Bana b'Imana, nubwo twangiritse tukagera kure, imbabazi z'Imana ziri kuri twe. Niyo mpamvu Yesu yajanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Babuloni rero niyo narindiho, ngarutseho narindi, mutaza gutakara. Kandi icyo nshaka kuvuga ahanini nshaka kukigeraho. Mwitangira igice cya 10 umurongo wa 6 ukageza ku murongo wa 10, basobanura amazina y'abantu babaga muri Babuloni n'uburyo Babuloni yabayeho. Habayeho umuntu witwaga Adamu, wari warashakanye umugore witwaga Eva. Twese nibo bantu dukomokaho. Uyu mugabo witwaga Adamu abyara umwana wa mbere witwaga Kayini. Eva nyina wabyaye Kayini arangije avuga ngo mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka, ngo yaragize ngo abyaye Yesu kandi abyaye Satani, abyaye umwicanyi ruharwa. Agiye kubona abona umwana we wa kabiri aje yitwa Abeli, ariko Abeli Gahini ahita amwica kuko yari we mfura yo kwa Adamu. Maze kumwica, itoro ry'Imana rihagurukira kwa Abeli. Arangije Abeli mu gisekuru gihabye avuka uwitwaga Nowa. Nowa arakomeza ba Metusera,
itoro ry'Imana igenda irishingira kuri abo bantu. Nyuma ya ba Metusela na ba Nowa haza Aburahamu, haza abande, kugeza n'igihe na igisekuru cyose cy'abantu b'Imana bagendaga bororoka, ariko barakomotse ku muntu witwaga Seti. Seti niwe washingiyeho itorero ry'Imana igihe Abeli yari yaramaze gupfa. Ikintu gitangaje, bene Kayini bose bakura banga Imana n'amategeko yayo, nta n'umwe muri bo ugira akayihayeho. Iby'Imana barabivuga ariko ntabwo bashaka ko bitura mu mitima yabo. Nimurode rero yabayeho mu mateka, nawe avuka ari umwe mu gisekuru cy'uwitwaga Kushi. Kushi yasatse bene Hamu, ni uwitwa Kushi, Misiramu, Puti ndetse na Kanani. Kandi Kushi yabyaye uwitwaga Nimurode. Se ubundi Nimurode yavutse ate? Mu gice cya 10 cy'Itangiriro bavuga amateka make kuri Nimurode, ariko Nimurode mwene Kushi yabyaye ku mugore witwaga Simiramisi. Nimurode afite imyaka 18. Ntabwo natangiye amateka neza, ariko hari ikindi cyigisho gisa n'iki ku bantu bagizagikurikirana, cyo kiravuga ngo intango iteretswe n'urupfu ntibura abavumbyi. Nasobanuye ukuntu nyuma y'umwuzure wabayeho mu gihe cya Nowa, abantu bose bari bari ku isi barengewe n'amazi keretse abantu 8 gusa. Muri icyo cyigisho nagaragaje ko abantu 8 aribo barokotse, ariko nyuma yo kurokoka inyamaswa zahungiye mu nkuge. Urebye umubare wahungiye mu nkuge w'inyamaswa nizo zari nyinshi kurusha abantu. Mu nyamaswa, ingwe yinjiranye n'iyayo, intare n'iyayo, ingurube n'iyayo, imbwa n'iyayo, urukwavu n'urwarwo. Mu yandi magambo, mu nyamaswa zizira hinjiraga ebyiri, ariko mu zitazira zitwa ko zabaga zemewe hinjiraga 7. Igihe rero umwuzure wari umaze gukama ku isi, ibyari byahungiye mu nkuge byose birasohoka, n'inyamaswa zirasohoka, ariko zibura ibyo zirya, kuko iyi si yose yari iriho umucanga. Ibiti birebire byari byararengewe n'amazi, maze inyamaswa zibuzigeze ibyo zirya zitangira kwadukira utundi tunyamaswa dutoya ziraturya. Izarokotse mu nyamaswa nto n'izahungiye mu myobo biza gusoza inyamaswa zibuze ibyo zirya, zitangira kujya zadukira abantu zikabarya. Muri icyo gihe nta mubyeyi washyiraga ku ibere. Ndashaka kubabwira inkomoko y'ibi bintu, mbabwire n'uwitwa Nimurode, kuki Nimurode yabayeho. Noneho biza gusoza inyamaswa zitangiye kurya abantu. Muri uko kurya abantu bashaka uburyo babaho birananirana. Ubyaye umwana wese nta wasohokaga nijoro, birirwaga bikingiranye. Biza gusoza bashatse umuntu waza abafasha akica inyamaswa. Umwe rero wavukaga mu gisekuru cya Kushi witwaga Nimurode. Nimurode uyu nguyu yari yarabyawe n'uwitwa Kushi, ariko amubyara ku mugore witwaga Simiramisi. Ibi ni amateka, muzajya kuri Google muzabisangamo. Umugabo witwa Sendawura yarabyanditse mu gitabo yise Ensibuko yembaga zo Kristoya. Aya mateka naho arahari. Ibi ni ibintu bizwi n'isi, uretse n'abakirisitu isi yose irabifite, yuko isi iri gusenga ibintu nayo ubwayo utamenya ngo inkomoko y'ibyo bintu niye. Ni ibiremano, ni ubupagani bwimbitse buturuka hirya mu gipagani cya kure. Icyo navugaga rero ni iki: Nimurode ni wabayeho agize 17, ndavuga imyaka, ahinduka umuhigi, ahiga za nyamaswa zose, izamucitse n'izamwihishiye mu mwobo, ubundi arazihiga, abantu barabona bashyira ku ibere. Yafashe umuheto ahiga inyamaswa arazitsemba, azimara i Babuloni. Mu isi ya Nowa inyamaswa nizo zari zarajujubije abantu nyuma y'umwuzure, maze abantu baramukunda, batangira kumusenga, baramwimika, bamugira imana y'abantu. Icyo gihe Nimurode yari atakiri umuntu usanzwe, ahubwo bari baramushyize mu mwanya wa Data wa twese, kuko ari we wari wacunguye abantu. Icyo gihe bahise bamubatiza izina Umucunguzi. Nimurode ni izina rivuga agasuzuguro, cyangwa se ubwibone, cyangwa se kwishyira hejuru. Ariko igihe yari amaze gukora icyo gikorwa, abantu batangiye kumusenga. Abatuye mu burasirazuba bwo hagati bajyaga bazana amaturo bakayazana i Babuloni, baje gusenga imana yabo Nimurode. Biza gusoza se wamubyaye arapfa. Amaze gupfa,
Nimurodi asigarana na nyina, ubwo wapfuye ni Kushi. Nyina yasigaranye nawe witwaga Simiramisi. Arangije Nimurodi yanga gushaka umugore, avuga ko nta kindi kintu azakora. Afata nyina wamubyaye agize imyaka 22, Nimurodi niyo yari afite. Arangije afata nyina wamubyaye aramurongora. Igihe Nimurodi yafataga nyina umubyara mu nda, ubundi no mu mateka haba mu Banyarwanda cyangwa hehe, ibi bintu kirazira, ariko niwe muntu wakoze ibyo bintu mu mahano yabayeho ku isi. Nimurodi yafashe umubyeyi we amugira umugore, arangije amutera inda. Umwana yamubyayeho avuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Icyo gihe bayita itariki ifatizo y'ivuka rya Yesu, kandi Yesu yari ataravuka, haburaga imyaka 600 ngo Yesu avukire mu isi. Ndashaka kureba abantu bankurikiye, muzamure ikiganza cy'iburyo nimumanure. Ibi byo mugomba kubitega amatwi, kandi umuntu waje hano muri uyu mugoroba afite umugisha utandukanye n'undi wose yigeze yagira, kuko ibi bintu agomba kubyiga akabimenya, akamenya ngo ni ukubera iki ubu isi igenda ikikiye ikibiribiri, iryamye ku kinyoma kimaze imyaka irenze 6,000, ariko ukaba utakibakura mu biganza. Icyo navugaga ni iki: Nimurodi akimara kubyara umwana wa mbere witwaga Tamuzi. Tamuzi yavutse ku 25 z'ukwa 12. Tamuzi uwo bamushyize mu mwanya wa Yesu Kirisitu. Noneho Nimurodi niwe witwaga data wa twese. Noneho uwitwaga Simiramisi, nyina w'umwami akaba n'umugore we, uwo bari baramushyize mu mwanya w'umugabekazi, bari baramushyize mu mwanya wa Roho Mutagatifu. Ubwo bwari ubutatu, ariko atari ubutatu bwera. Imana Nimurodi, Imana mwana nka Tamuzi, ndetse n'Imana mwuka wera nka Simiramisi. Barangije bigira inyabutatu, bigira ibigirwamana, abantu barabasenga. Ariko kuko nta buzima budapfa, Nimurodi yaje gupfa, asiga nyina. Asigaye buri bibaze, nyina se yaramucitse wa Nimurodi, umugabo we wa mbere. Umugabo we wa kabiri akaba umuhungu we, akaba n'umugabo we witwaga Nimurodi, nawe aramucika. Uyu mugore wagira ngo yari inkunguzi, asigara wenyine. Igitangaje nuko abantu bagiye bava mu burasirazuba bwo hagati. Nimurodi nako Simiramisi yarababwiye ati Imana y'abantu yapfuye, kandi uyu munsi abantu bazi ko Imana idapfa. None tuzatangariza iki si amahanga ikirihe tangazo? Baravuga bati nimureke duhimbe ikinyoma cyuko Imana y'abantu itapfuye, ahubwo yimutse yagiye mu zuba, ku buryo ku munsi w'icyumweru, ku munsi arangije bahita batora umukuru w'itorero witwaga John Terizere, ngo nasigara aho ngaho ahinduka umusigira bitambo. Abantu batuye hagati muri Babuloni bajye bamuzanira amaturo, abasabira Imana yabo imbabazi. N'uyu munsi ayo maturo aratangwa mu nsengero zimwe na zimwe, yitwa amaturo, ni amaturo umuntu atanga yo kugura imbabazi z'ibyaha, icyitwa indurugesiya. Jya mu ntebe ya penetesiya ukavuga ibyaha byawe, bakumva uburemere bwabyo, bakaguca ikiru runaka. Muri maso ntimuri maso, barangiza bakakubwira bati icyaha cyawe gihuye na miliyoni, yitanga ubibabarirwe. Iyo wageze mu ntebe ya penetesiya aho wicuriza ibyaha, mu yandi magambo uba ugomba gutanga icyitwa indurugesiya. Indurugesiya ni imbabazi, ni imbabazi umuntu ahabwa ayatanze ikiru cyo kugira ngo azihabwe. Maze John Terizere icyo yari ashinzwe, yakiraga icyo kintu, yakiraga ayo mafaranga, niyo yubatse insengero nyinshi. Ariko ikintu gitangaje, abantu bose batangiye kwizera ibyo bintu. Batangaza yuko ku munsi w'icyumweru abatuye kure bazajya bategereza hejuru mu kirere, bakareba niba izuba rirasa saa 3 z'igitondo, buri wese agasenga yerekeye aho izuba rirasira. Mu yandi magambo, abo bantu niyo mpamvu bitwa abasenga zuba, ntabwo ari abasenga mana. Niyo mpamvu umunsi w'icyumweru witwa Sunny Day cyangwa se Sunday, ni umunsi w'izuba w'abasenga zuba, ntabwo ari abasenga mana. Twikomereze. Ubwo rero mvuze bike, abazashaka imirongo migari bavuye aho bemeranije ko bahimbye ikindi kinyoma cya kabiri.
bavuga yuko umuntu wese atagomba kujya apfa ngo ahere. Niba apfuye afite ubushobozi agomba gucungurwa n'ibye. Bashyiraho inzira yitwa purigatori. Iyo nzira bavuga yuko umuntu niba apfuye ari urwobo ngo rugira imyanya cyangwa ibyumba 12, umuntu agomba kubabarizwamo akava mu cyumba cya mbere umwuka utunganywa, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, ku buryo umuntu wapfuye ari umurozi cyangwa se bamufatiye mu tubyiniro akagwa hejuru y'indaya, ku buryo bashobora kumutangira ikiguzi akazatunganywa. Uwapfuye ari umunyabyaha akazazuka yitwa umutagatifu. Mu yandi magambo, ni inyigisho ivuga ko umuntu agenda atunganywa, yezwa ngo ni urwobo rwitwa urwo kubabarizwamo, icyitwa purigatori. Iyo ni inyigisho iriho, murayizi cyane, hariho n'abandusha kuyisobanura, ariko nayo makuru. Noneho ibyo bintu biragenda birakomangira, bimara imyaka myinshi. Ariko ikintu gitangaje, Nimurode wari warabyaye Tamuzi akavuka ku itariki ya 25, bahise bayita itariki ifatizo y'ivuka rya Yesu. Igitangaje, habura imyaka 600 ngo Yesu avukire mu isi. I Babuloni bajyaga muri Noheli bagiye kwizihiza ivuka rya Yesu, kandi icyo gihe Yesu yarataravuka, ahubwo ni umwana wa Nimurode yabyaye kuri Simiramisi nyina wamubyaye. Uwo nguwo ni wari waravutse ku 25 z'ukwezi kwa 12, uwitwaga Tamuzi. Makuru muri kuyumva isi ifite? Tugendane. Ngarutseho nari nibereye kuko nindamuka ntihuse iri somo narigeneye iminota 35, kandi ndabona iri kunyirukankana. Mukomeze mwumve aho naringeze. Nuko rero Nimurode yari yarubatse umujyi, wa wundi mpamvu bamusengaga. Uyu mujyi mureba muremure mbereka hano, niwo yari yarubatse. Arangije aravuga ati, Imana turayizi, ubushize yaturimbuje amazi, none nimureke twubaka inzu y'amatafari ndende tuyigerekeranye, noneho umwuzure nutera tuzabona aho tuyikwepera. Imana iravuga ati, rero ibyo abantu bagambiriye babasha kubigeraho, none reka ndebe ukuntu namanuka nsobanya indimi zabo. Imana irabikora, ihita isobanya indimi ako kanya. Uri hasi avuga ati, nakuri hejuru avuga ati, nzanira itafari, undi akamuzanira sima. Oya, indimi ziracanga. Mu yandi magambo, impamvu bamwe bavuga Igifaransa, abandi Icyongereza, abandi Ikinyarwanda, ugasanga ku isi ibibazo bijyanye n'indimi. Izi ndimi tuvuga zitandukanye zaturutse ahitwa i Babeli, ahitwa i Babuloni. Niho abantu batandukaniye, bamwe bagenda bavuga Igifaransa abandi, ariko ni no buryo bwakoreshejwe kugira ngo ubutumwa bugere hose. Intumwa nazo zahawe Mwuka Wera kugira ngo zikwirakwire mu bihugu byose bavuge indimi nshya, ku buryo buri muntu wese yavugaga ururimi yarabwirizaga, umuntu akabyumva mu rurimi rw'iwabo. Nk'uko uyu munsi ndi kuvuga Ikinyarwanda, noneho iyo wabaga umaze kuvuga ururimi runaka ukoresha, buri wese Mwongereza yahitaga yumva Icyongereza, Umufaransa akumva Igifaransa, Umunyarwanda akumva Ikinyarwanda, Umuganda akumva Ikigande. Buri wese yumvaga mu rurimi rwe, kubera ubushobozi bw'Imana yari yamaze gutanga indimi nshya. Icyo shaka kuvuga rero ni iki? Ni ukubera iki uyu munsi ibi binyoma byose mwumvise ntondoye hejuru abantu babyiringira nk'agakiza bavanye mu ijuru, kandi ari uburyo Satani yahimbye kugira ngo abantu abahobagize, atume imbabazi zizarangira bari muri ibyo. Ngo imbabazi nizirangira, kimwe mu bintu byantangaje, hari n'abantu mukurikirana mukumva amakuru ngo mbese ubundi imbabazi nizirangira. Hari ibintu byitwa imvugo shusho abantu bakurura bakavuga bati, ubundi ku isi bizaba bimeze bite? Kambaho ishusho nto y'imbabazi nizirangira uko bizaba bimeze. Ndashaka ko mwitegereza ku gitambaro. Ni filimi Abanyamerika bakoze bashaka kwerekana ibyerekeranye n'irangira ry'isi uko rizaba rimeze. Itegereze gato, kanze mbibashyirira hariya ku gitambaro kuri projector. Itegereze gato isi umunsi izaba ibyayo byarangiye, ukuntu abantu bazaba biruka, amahanga yose bizaba bimeze biti, bizaba bimeze bite imbabazi nizirangira? Abatazatwarwa n'amazi bazatwarwa n'umuriro. Imbabazi nizirangira, isi yose izahita iba nk'ikigo kirimo abarwayi bo mu mutwe, abantu bazirukanka. Iyi video Abanyamerika bayikora
ni videwo y'uburyo isi izarangira kandi mu minota itarenze 30 ibintu bizaba byaratwaye akayabo kenshi k'amafaranga mu gihe gito bizahita bihinduka umuyonga. Aba bantu bose mubona birukanka nta n'amasutiye abakobwa n'abagore bafite hejuru, abandi nta na za mucikopa bambaye. Aba bose mubona banyegetana ni uburyo isi nimara ku imbabazi. Yesu yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo iyo ibyoshyo byashize wahekwaga ari ingenzi. Dore aya ni amazu, aya ni amamodoka, ibi bintu byose mureba, ibi ni ibikorwa remezo byagiye bitwara akayabo k'amafaranga menshi, ariko bizayoka mu gihe gito. Reka ngeraho nshaka kugera neza, ndi kwihuta kuko ndi gutanga urugero. Isi yose nuko abantu bazaba biruka. Wababonye? Abantu baziruka. Nitegereza ariya mazu n'ariya mamodoka. Ikiri ku isi cyose kizayengeshwa no gushya cyane. K'abantu baziruka, k'abantu baziruka, abantu baziruka. Isi yose izaba yabaye igihuru. Ubu ikintu kiziritse abantu ni imbabazi z'Imana nizirangira ku isi. Ibi byose mureba, amazu maremare, ibi byose nta kintu na kimwe kizasigara kigeretse ku kindi. Ibuye ntarizasigara rigeretse ku rindi. Indege zizahira mu kirere, ubuzima bw'abantu buzabiha. Isi yose izaba nta muntu n'umwe uyigendaho. Abantu bazashaka ubuhungiro ntibazabubona. Bamwe bazasanga intare ngo nizibarye ntizizabarya. Isi yose izaba yabaye mbi. Icyampa Imana ikazampa iherezo ryiza, sinzahungira ibitare n'ibikombe. Aya ni amamodoka amanuka hejuru kuri za bariko. Ibi byose mureba, iriya ni imiturirwa miremire cyane izaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi. Kubera iki isi izashira? Handitsemo yuko isi izahinduka umuyonga, ikiri ku isi cyose kikayengeshwa no gushya cyane. Bene data, ibi mbiberekeye ikirere, ibi mbiberekeye kugira ngo hatazagira umuntu wishuka atekereza yuko ko hari ikintu na kimwe kizasigara ku isi. Korari yitwa Urugero bafitemo umuntu witwa ngo nta kizasigara mu isi Elizafani. Ibi byose mureba, nta kintu na kimwe kizasigara ku isi kitarimbuwe n'umuriro. Ibitazarimburwa n'umuriro bizarimburwa n'amazi. Bavuga imitingito. Iyo bavuze imitingito, ndashaka ko mureba aya mazu araruta. Niyo mazu nabonye abantu bazi kubaka. Ariko kuki ibintu byose bizaba biri ku isi bizakurwaho hakaza ibindi bishya? Aya mazu ni amazu maremare, aragenda akarigitamwe andi agashya. Umutingito ukaza ugatigisa inzu. Wazibonye inzu uburyo zituragurika? Kubera iki? Ubu rero umuntu uri hano ngiye kumubaza ikibazo. Ikibazo ni iki? Wazibonye uburyo ziturika? Ibi bintu byose ugasanga rero wazibonye, ugasanga umuntu ari kwiseseka mu kiruri kidafite n'ibyumba 5, niyo cyaba gifite ibyumba 10. Ugasanga yahinduye ingendo, ugasanga aragenda yitwara gutyo urubangarara. Uziyabwira umukodesha ati
mvira mu nzu nayubatse urya neza. Mu magambo y'agasuzuguro kabi, atibuka ko nawe ari umuntu. Umunsi umwe giye nkigera mu mujyi wa Kigali, hari ibintu byambayeho, ariko uwabinkoreye ntabwo yari azi yuko nzaba umugabo ngo ntambuke mu muhanda. Umunsi umwe nakoreye umuntu neza, mpinduka imbata. Niba muzi imbata, iyo yabaga avuye ku kazi yicaraga mu ntebe, yarangiza ati Samweli ngwino, akagira atya nkakuramo inkweto, gutya nkakuramo inkweto. Imvuga inkweto se, uretse abasirimu b'iki gihe bariho, ubundi umuntu yaba yiriwe ku gikwa. Yakoraga akahe kazi se bana b'Imana? Ko yakoraga akazi k'ubufundi ahembwa 7. Nanjye icyo gihe nahembwaga 3, ntago nzabyibagirwa. Nkora amezi 3 arananyambura. Ubwo yari kumpa ibihumbi byanjye 9. Nsubira iwacu muri komine. Ariko nababajwe n'agasuzuguro ku buryo iyo bagavuye gukorera icyo 7 yahitaga yicara mu ntebe tikuramo amasogisi sha. Ibyo bintu n'igihe byabayeho, ntabwo byabaye kundi, nitanzeho amakuru ariko iyo nshaka kuvuga, nshaka kumvikanisha. Biravuga ngo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi. Bana b'Imana, reka mbabwire, muri iyi si ntago byoroshye. Ushobora kumbwira gute uburyo izi nzu mureba ziturika kuri uru rwego, nta kintu na kimwe kizasigara ku isi kitarituwe. Ibitazariturwa n'imiyaga bizariturwa n'imyuzure, ibitazariturwa n'imyuzure bizakurwaho n'imitingito. Ibi ni ibyo mberetse, ntabwo aricyo cyigisho nateguye, ariko ejo nzabereka video y'ibintu bigomba kuba ku isi mbere y'irangira nyuma imbabazi z'Imana zarangiye, muzabireba. Ubu haracyari hakuka k'Imana gatembera mu bantu. Ariko mu bintu byo tureba, ikintu cyitwa ubutinganyi cyo kiri kuza cyuzuza igikombe. Ni icyaha ishyanga ry'Abisirayeli ryakoraga, umwuka wera w'Imana agahita azinga amababa akigendera. Nimubona abantu bari kujya ku mateleviziyo ati twebwe, ibyo bintu byose mbabwiye ejo nzabibereka, mfite igihamya cyabyo. Kanikomereze nsoza icyigisho. Uyu mujyi w'i Babeli rero wubatswe n'umuntu wari warigize umwibone w'umunyagasuzuguro kabi cyane, ariko biza kurangira Imana imweretse yuko ari ifite igisubizo cya nyuma ku buzima bwe. Iyo usoma Ibyahishuriwe 12 umurongo wa 13, nuko ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru cyari ikiyoka nyamunini. Ndi gusoma Bibiliya y'Abagatulika. Kandi icyo kiyoka cyarutukuraga nk'umuriro, cyarangiza kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7. Kuri iyo mitwe uko yari 7. Ubusobanuro bwa Bibiliya, iki kiyoka nyamunini ninde? Musobanuro bwa Bibiliya ntagatifu bavuga ko ikiyoka nyamunini mu isezerano rya kera kigereranya Sekibi, kandi Sekibi ni Satani. Noneho dukurikirane ibihamya. Iyo usoma Ibyahishuriwe 13 umurongo wa 1, nuko mbona igikoko kizamuka mu nyanja gifite amahembe 10 n'imitwe 7, kikagira kuri ya mahembe amakamba 10, naho ku mitwe yayo cyari kiriho izina rituka Imana. Iki gikoko kivugwa muri Bibiliya ntagatifu kigereranya ingoma y'Abaromani cyangwa se abo bupapa, kigereranya ingoma y'Abaroma itoteza abakristo mu burengerazuba. Aya magambo mujye muyasoma mu busobanuro bwa Bibiliya, hasi barabyandika. Amahembe 10 n'imitwe 7 ni abami 7 bagiye basimburana n'abandi bategetsi 10 basimburanaga. Ibihugu ni ibihugu 10 by'Uburayi. Izina rituka Imana ni ukuvuga yuko aba bose basuzuguraga Imana bakigereranya nayo. Igikoko nabonye cyasaga n'ingwe. Ingwe ejo bundi narayiberetse, sindi buyigarure. Uburyo yagendaga yomboka, amaguru yayo ameze nk'ay'ikirura. Iyo bavuze ikirura ni ya nyamaswa bavuga yitwa idubu. Inyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na ya ruko. Ruko ni ikirura, hano bayise idubu.
majanja yasaga n'aheruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Nuko cya gikoko gihabwa ububasha bwacyo n'intebe yacyo n'ubutware burambuye na cya kiyoka. Murabyumva? Murumva yuko igikoko ya ngoma y'abaromani yahawe ububasha n'ikiyoka, kandi ikiyoka ni sekibi, kandi sekibi ni Satani. Mu yandi magambo, ni nk'uko umuntu yaba yicaye kuri iyi ntebe akayihagurukaho, akabwira undi ati ngwino yicareho utegekesha ububasha nari mfite. Autorite, uburenganzira, ububasha, imbaraga nakoreshaga nawe urazikoresha, n'intebe yari yanjye ntabwo ari yawe. Nuko iki gikoko gikoresha ububasha bwose burambuye cyahawe na cya kiyoka. Nuko gihabwa umunwa wo kwirata no gutuka Imana, gihabwa n'ububasha bwo gukora icyo gishaka igihe kingana n'amezi 42. Amezi 42 ni iyo yabaze usanga ahura n'imyaka 1600 yabayeho mu gihe cy'akarengane. Sinshaka kuberekana byo ndabifite ahangaha, aho abantu babashyiraga ku biti bakababamba. Umuntu witwaga Yohani Husi baramuzamuye bamushyira ku muriro w'inyeka, barangije baramutwika izuba riva. Iyo video ndayifite hano, kandi narebye ukuntu bamuzamuye bamuhagarika ku muriro. Ariko arangije avuga, baramusabaga ngo kwivuguruza, yarangiza avuga ati ntabwo nagambanira umutima nama. Uzirikana icyigisho twize kivuga ngo ukuri gutukuza amaso ariko ntabwo kuyanogora, ukuri guca muziko ntabwo gushya. Abantu b'Imana babayeho kandi bazahoraho. N'uyu munsi abagomera Imana ntibabura, ariko ntabwo yabura n'umwe wo kuyikorera. Ariko ikibazo ni iki? Iyo bavuze kwirata cyangwa uburyo cyatukaga Imana, iyi nyamaswa yavuye mu nyanja yari ifite umunwa wo kwirata. Matayo 23:9 haranditse ngo kandi ntimukagire umuntu wo mu isi n'umwe mwita data, kuko data so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Umva, kandi tugiye kureba impamvu kuki hari umuntu witwa papa, kandi Bibiliya ivuga ngo ntiyazagira umuntu wo mu isi mwita data. Mu gitabo cyitwa uruhererekane rwa papa, urupapuro rwa 12, hari umuntu witwa Mutagatifu Sirisi yavukiye i Roma, arangije atorwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 384, arangije apfa ku itariki 26. Ntago babyitaga gupfa, ubwo babyita gutanga. Ntago umwami apfa, ahubwo aratanga. Atanga kuri 26 z'ukwa 11 399. Niwe musimbura wa mbere wa Mutagatifu Petero wiswe papa, bikomoka ku Kigiriki risobanurwa ngo data. Cyakora hari abavuga ko papa ari impinamagambo y'interuro y'Ikigiriki ivuga ngo Petrio Apostoli, niwe wemeje kudashaka kw'abapadiri ndetse n'abadiyakoni. Mwumvise umuntu wa mbere wiswe papa bakamuhamagara data, uyu witwaga Mutagatifu Sirisi. Umva ikindi gihamya mu ruhererekane rw'abapapa. Uwitwa Mutagatifu Teodora wa mbere yavukiye i Yerusalemu, arangije atorwa kuri 24 z'ukwa 11 muri 642, arangije atanga ku itariki ya 14 z'ukwa 5 649. Niwe wongereyeho amazina y'ikirenga agenewe papa. Mukurikirane ibi bihamya. Anaboneza amategeko agenga abapadiri. Yagiranye ubwumvikane buke n'Iburasirazuba n'umwami w'abami Constance wa kabiri. Uyu bakeka yuko nubwo yapfuye ariko yapfuye arozwe. Mu gitabo cyitwa Prompta Bibliotheca volume ya 6 page 25 ukageza kuri 29 bimujye mu byandika, haranditswe ngo ni igitabo cy'abagatulika. Haranditswe ngo papa afite icyubahiro n'ikuzo bihebuje, ntabwo ari umuntu gusa ahubwo ni Imana, ari no mu cyimbo cy'Imana. Papa yitwa nyir'ubutungane bwose, kuko ari koko. Nuko rero ni umwami ukomeye wera, ni umwami w'abami. Nicyo gituma yambara amakamba 3 agerekeranye, agaragaza ko ari umwami wo mu ijuru, akaba umwami wo mu isi, ndetse n'umwami wo munsi y'isi ahitwa ikuzimu. Iyo bavuze rero ikuzimu,
ubundi nta kuzimu habaho. Reka mbabwire impamvu. Iyo bavuze ikuzimu abantu batekereza yuko ari twebwe uko tubita tubikurura. Iyo bavuze ikuzimu duhita dutekereza yuko ari mu butaka hasi, aha tuwakandagira hasi ndani, niho twe twita ikuzimu. Ngo yewe ngo yamanutse hasi ikuzimu. Ariko nta ikuzimu havugwa. Satani azafungirwa ku isi ari ikuzimu, azaba agenda hejuru y'imirambo, ari we wenyine uhumeka. Kizaba ari igihano gikomeye, azaba ari imbohe, azazerera mu mirambo imunukire mu gihe kingana n'imyaka 1000. Imyaka 1000 nirangira, umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha, abantu bose bazahembuka, ariko abazaba barapfuye mu muzuko wa mbere, kuko abakiranutsi bazazuka basanganira Imana, n'abazaba barapfuye nabo bazazuka, bamwe bazukira ubugingo buhoraho, abazaba barapfuye mu bituro bazazuka, nibamara kuzuka bazaba barakoze nabi bazuka, ariko nta gishyingura bazongera kubona. Umuntu azaba arashyinguwe n'abagize umuryango we, ariko uwo munsi nazuka azarebwa yasuzuguye. Bibiliya umwuka w'abahanuzi avuga ko bazongera bagapfa, ariko ntibagire gishyingura. Bazaba bari ku isi bameze nk'inyoni, bameze nk'imirambo. Inyoni zizaterana. Bibiliya ivuga ukuntu ibisiga bizaza bikajya binogoramo abantu amaso. Abantu bazarambarara ku isi ari umunuko gusa. Satani azaba ari we umuntu uhumeka ku isi gusa, aricyo gihano Imana izamuha cyo kuzerera muri iyo mirambo, akabona ibintu yokoje isi. Ikintu navugaga ni iki? Nuko naringeza ahitwa ikuzimu. Nagira ngo mwumve ko ikuzimu havugwa nubwo tuhita munsi y'ubutaka, ariko bundi kuzimu ni ahantu ho kubabarizwa kw'abanyabyaha. Ubutware rero bwa papa, ndacyasoma cya gitabo cyitwa Prompta Bibliotheca. Ntabwo ari ubwaho gutwara ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi gusa n'ibyo munsi y'isi, ahubwo papa uvugwa aha ngaha atwara n'abamarayika. Ahebuje byose. Iyaba byashobokaga yuko abamarayika batekereza ibiciye ukubiri cyangwa bagacumura, bacirwaho iteka na papa kandi bagacibwa nawe. Bibaye ngombwa ko abamarayika bakora icyaha, papa yabacira urubanza. Ubu ni ubushobozi ahabwa, ariko ntabwo ari byo. Papa rero afite icyubahiro n'ubushobozi bihebuje, nicyo gituma afatanya na Kristo guca imanza. Nuko rero icyo papa akoze cyose gisa naho kiva mu kanwa k'Imana. Papa abasha guhindura amategeko y'Imana ho hato, kuko ububasha bwe atari ubw'umuntu, ahubwo n'ubw'Imana. Niwe uri mu cyimbo cy'Imana muri iyi si, afite ububasha bwo kuboha no kubohora intama z'Imana. Niyo mpamvu ashobora kugufungira amasakaramentu, ijuru neza ntuzaribone, aho wajyaga hose ntubukigiyeyo, ariko si byo. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Yesaya 57 umurongo wa 22 haranditse ngo, nimureke kwishingikiriza ku bantu bahumeka umwuka wo mu mazuru, ngo ubundi abantu mubaciki. Ikintu gihora gituma mubihongaho ni igiki? Niko iryo somo rivuga ngo uramenye ntukishingikirize ku muntu uhumeka umwuka wo mu mazuru, ngo ubundi abo bantu mubaciki, mwabihoreye. Ikibyo nari mbivugiye ni iki? Nuko umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru nta na rimwe. Uyu munsi Yesu akimara kuzuka yaravuze ngo nige kuzuka n'ubugingo unyiza naho yabarapfuye azabaho. Yesu rero ni intermediaire, ni umuhuza w'Imana n'abantu. Ku isi nta wundi muntu ukwiye kunga Imana n'abantu keretse Yesu ahagaze hagati yacu n'Imana nk'umuhuza. None uyu ngari mu cyimbo cy'Imana, ngo binabaye ngombwa yuko abamarayika batekereza ibiciye ukubiri n'iby'Imana ishaka, papa yahita bacira iteka akaruba katira ati mwebwe mugire igihe noma. Ndasubitse sinshoje kuko iminota nari mfite irarangiye. Nubundi nshobora kwitanyagura imbavu zikarinda zikirana, ugasanga nta n'icyo ndi kuramira abari aha bose, abenshi bafite ihinyu ryo mu mutima bagira ngo ndashaka kubavana mu madini yabo. Ntabwo ari cyo cyanzanye aha ngaha. Gusa iyo ukuri kwagiye hagaragara
urwitwazo rwo kutamenya rukurwaho. Muhere mu byo nabanje kuvuga kuko ibyari bisigaye byo ni byinshi, ariko niyo navuga bikeya kuko ntabwo ari byo uzamara abanyabyaha mu isi, na Yesu yarinze ajya mu ijuru abanyabyaha bagisigaye. N'uyu munsi abanyabyaha barahari, turabwiriza ubutumwa, ndi umunyabyaha mugenzi wanyu, ariko dore ikibazo nuko njya kubona nkabona abantu benshi bakomeje gukomeza umwanzuro w'ibyo babayemo imyaka myinshi, ntihagire n'umuntu wavuga utuku kuri nguhisemo. Uzi kugira ngo babe basobanuye uburyo icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ariho Satani azaba ahagaze n'abayoboke be. Nubwo urugendo rugiye gusoza rufite ibyihebe bibiri, n'ubundi ruzasoza isi yose ifite abantu babiri. Umuntu witwa umukristo azaba apfukamye munsi y'idarapo ry'amategeko y'Imana, ari ryo rihagarariwe n'isabato. Umuntu uzajya mu ruhande rubi, urwo wakwita ngo azaherera muri wa mwanya w'ihene, bazaba bapfukamye munsi y'idarapo ryanditseho icyumweru. N'isi izasoza aya mateka, kandi nta muntu uzahagarara hagati cyangwa ngo avuge ngo ya nibeshye, ntago byakunda. Ikibi rero mbivugiye ni iki? Ni ukugira ngo abantu bamenye ko ukuri kuzima kurahari, ahubwo robanura ibishimwa mu bigawa. Papa afite ububasha bwo gukuraho amategeko ya Yesu Kristo, ashobora kuyarenzaho akanayatubura. Nibyo nahoze mbabwira, byabasaba indi minota. Amategeko 11 ubu yasohotse ari muri Bibiliya ya Satani. Icyo nakwibaza ni iki? Iyo abantu bageze kuri uru rwego rwo kumva Imana itagifite agaciro muri bo, nta kindi kiba gisigaye ni ukugenda bakarohama ku nyimanga. Ariko ikintu nshimira Imana, Imana ibanza gutanga umuburo mbere yuko ishyiraho igihano. Isabato si y'abadive ku bashyitsi muri aha ngaha, n'abatayiruhuka kandi nabo bakibwira ko bayiruhutse, nabizabakoraho, izabakoraho pe. Izakora ku bantu bayipinga. Ni itegeko ry'Imana si iry'abantu. Haranditse ngo ariko umunsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. Iyi sabato ejo naramwigishije, ni uwitwa Silvestre wa mbere. Nabisobanuye ndi kubisoma, nabyo nabisomaga. None rero munyemerere ntange urubuga rwo gubohoka, kuko muri uyu mugoroba umuntu wese afite uburenganzira. Ntabwo ndi buvuga bahinduye amategeko y'Imana bagashyiraho umunsi w'icyumweru. Ibi byose murabona ko nabiteguye ndabifite. Ntuze kuvuga ngo nabona gashakisha. Nahoze mbwira abantu mu gitondo, ndababwira nti uburamutse unyiteje ngo urashaka kuncarenjinga, ushaka kumbaza rurega uti mbese buri ibintu yigishije abifitiye ibihamya. Jewe nkorera inzu y'ibitabo y'Abadivanisi, ibitabo byinshi ntwara mba nabisomye, sinabyishe ahubwo ni byose, kuko ntabwo nagabura ibyo nanjye ntarya. Ubwo rero ahubwo mwanya wo kukumbaza ikibazo, nabanza nkakubaza niba ibyo nakubaza igitabo niba ugifite, nasanga utagifite nkakwihorera. Byo kumbaza ushaka gushira amatsiko, oya. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ntekereza ko kuri kwinshi kugeze mu matwi yanjye nawe. Aho ninde muntu waje muri iri teraniro akavuga atumva bajyaga bavuga inkomoko y'ubupagani. Ubundi uzi kugira ngo Noheli uyu munsi bari umunsi mukuru. Mu Uganda ho Noheli yo yabaye ibikorwa byinshi birahagarara, ugira ngo ni konji y'isi. Mu Rwanda naho murabona ukuntu bimaze kugira tandase iri hejuru, ku buryo umunsi wa Noheli ibi biruguma mubona hano Sonatube abantu bamaze kumenya koko yuko Noheli ari ivuka rya Yesu. Ariko se Noheli yatanze Yesu kubaho, ubwo ni iki koko? Nabibasobanuriye. Habura imyaka 600 ngo Yesu avukire ino. Noheli yari iriho. Ibyo ni amakuru, ni amateka. Icyo nashivugaga ni iki? Dore robanura ukuri ukuvane mu binyoma byinshi wumvise. Niba ntari ibandi, ntabwo uyu munsi ngendereye kurema ishyaka, singendereye gushinga urundi rusengero rutandukanye n'amahame nizera, singendereye kubakururira mu bitugu byanjye tahi wawe. Ariko mbona ukwiye gutekereza kabiri. Ireka kwishinga ibintu abantu bakoshye, ureke kurwana intambara z'amadini. Aya madini mureba ku isi
buri dini ryose rifite umuhamagaro waryo, rikagira na dogitirine yaryo, rikagira n'amahame ryizera. Ariko reka nkubwire, utandukanye n'icyitwa amategeko y'Imana. Isabato ntabwo ari iy'abadive ngo uvuge ngo abadivantisiti abanyesabato, oya. Nuko bo baruhuka ku isabato bemeye irarika ry'Imana, bakaba bapfukamye munsi y'uyu mutaka w'isabato. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.